kuva ku nyamaswa z'indya byatsi tukagera ku nyamaswa zirya inyama, izirya imbuto byatsi, ageza ku nyamaswa zirya inyama zo mu mazi, inyamaswa zirya inyama ziba ku butaka. Aha ndavuga muri pariki y'Akagera. Izi nyamaswa zakangaranye zakuruje amahanga yose kuva iwabo kugira inama mu Rwanda aje kuri izi nyamaswa. Ariko muri izi nyamaswa niho hari inyamaswa z'inyamajanjamani, inyamaswa z'imikaya minini n'inzasaya n'aminyateri yasatura, impu z'izindi nyamaswa zishakamo ibyo kurya. Aha ndavuga ibijangwe binini, akaba ari nabyo bami b'ishyamba kugeza n'uyu munsi byamenyekanye ko bafite imbaraga kurusha izindi nyamaswa zose zigeze ziba muri iyi si. Cya Gemstone numva nk'ibisanzwe, yana umwe bagezeho ifunitse mu mitwe banga n'inaribonye, hakiyongeraho n'ibitabo. Ngenda gupfunuka nkayipfunurayo nkayibagezaho. Mu gihe waba ukoze ibyo nkora, ushaka kumwukirana unyuze ku mugore wacu wa YouTube agatepura agasobanura. Subscribe unafungura inzogera nimba ari ugamegezeho ko muyobora, kugira ngo video nk'izi ngizi narenze kuri izi zikaze zigucika, ahubwo uzabe zibonera mu bambere. Fungura subscribe ni ubuntu ntacyo womba, ahubwo tume byegeranyo bigera ku bandi babikeneye mu buryo bworoshye. N'abatindiye rero reka dutangire. Ubundi mu Rwanda dufite ibijangwe binini bifite nk'amami w'ishyamba kubera ubuhanga bifite n'imbaraga bifite mu guhiga no kwica inyamaswa bishakaho nk'ifunguro. Aha twavugamo nk'intare, ingwe cyangwa se cita cyangwa se urutara nk'uko benshi barwita. Izi nyamaswa kuba nazivugaho byanteye ubwoba ku buryo naho ndi kugira nkarya indimi. Izi nyamaswa ndahera he mvuga kuri buri nyamaswa kwayo, mvuga ibiyerekeyeho n'ibiyiranga kugira ngo bitaza kuba byagucanga, unamenye n'uburyo wakwitwara mu gihe waba uhuriye nayo mu nzira, nubwo ingibi bisa nk'ibidashoboka. Gusa buriya kadashoboka niko gasanga kubayeho, hanyuma kagucanga ugasanga utangiye gupfundapfunda imitwe aho idapfundikika. Duhere kuri iki kinyamaswa gisa nk'ari kinini gifite amajanja manini n'umugara uzengurutse ijosi ryawo. Inyamaswa izwi cyane ku intare, inyamaswa izwi ku izina ry'intare kubera ko koko wirebye ni nk'urutare mu nyamaswa. Ni inyamaswa y'ikijangwe kinini ushobora gusanga muri pariki y'Akagera, muri pariki nkuru y'igihugu y'u Rwanda. Inyamaswa ni inyamaswa y'igikoko kubera ko ishobora kuba yapima mu paundi byose zigera kuri 500, ikaba yagira fiti byibuze 6, ubwo no kuva ku majanja ukagera ku ntugu. 2015 nibwo intare nkeya zagarurwa hano mu Rwanda zikuwe muri Afurika y'Epfo kugira ngo zongere ziturwe muri pariki y'Akagera. None turi buze kuza kubabwira ku bijyanye n'ingwe. Buriya ingwe nayo iba muri pariki y'Akagera, mbere nuko zamenyekanye kuba zaganirwa n'abantu bavuga ngo yahereye kwa kana ku mabati, nyamara bateriyeho umukoba irahava. Inyamaswa nazo wabasha kuzibona mu Kagera, gusa uko kana wayikabiriza buriya ingwe si inyamaswa nini, ni inyamaswa nto ugereranyije n'uko kana wayikabiriza. Gusa nubwo ari ntoya ishobora kuba yakurira igiti kirekire kandi ikaba yanacyuriranamo umuhigo upima ibiro 50. Inyamaswa dufite hano mu Rwanda abanyamahanga batazi neza nimba inahari, tugende kwemeza neza ni kwihari. Icyaba cyiza rero wajya muri pariki y'Akagera ukajya kuyirebera. Ni inyamaswa bita cita cyangwa se urutarango, abenshi bayita urusamagwe, gusa mu by'ukuri cita kuba wayita urusamagwe si izina ryayo bwite. Mire kwiye nyamaswa mbasobanurira ibyayo, unamenye n'igihe ibaho, ibyirya, inyamaswa y'abitinya. Mu gihe mwe muzi ko izo nyamaswa atari utuntu twakwiye gukanga izo nyamaswa, mwumva dedemangana mugiye ngo n'uburwayi, ahubwo izi nyamaswa kuzivuga byanteye ubwoba ku buryo naho ndi kugera nka seta ibirenge, ururimi rukagenda gakeya bitewe n'ubukare bwa zino nyamaswa n'ibigwi byubatse mu maso y'abantu. Duhere ku ntare. Ese ubundi intare ni nini bingana biti, ni ndende bingana biti? Ku ntare nyafurika, intare byibuze nyafurika ishobora kuba yapima metero 3, ishobora kuba ikageraza kuri metero 3. Aha ni ukuva ku mutwe ukagera ku murizo. Yumve neza, intare ishobora gupima metero 3. Aha ngaho ushobora gusanga ingana nk'akabisi katwegerana. Urura umuhogo byanteye ubwoba nibakanga. Ikindi nanone intare ishobora kuba byibuze yapima ibiro 450. Aha ni ku ntare hafi ya zose muri rusange. Intare y'ingore usanga izo ntare nyamaswa zisa nkaho ari ntoya kubera ko intare y'ingore ishobora kuba byibuze yapima metero 1 n'igice mu burebure.
yakabya ku biro ikaba yapima ibiro 181. Izi nyamaswa rero nubwo nini navuze muri rusange, reka mbabwire by'umwihariko kuri uri nyamaswa, ndavuga igiciro cyazo, ab'ingabo cyangwa se ingore. Ku ntare y'ingabo ishobora kuba byibuze yapima metero 1 na santimetero 200. Byumvikana neza, iramutse ihagaze ishobora kuba yakoza umutwe ku nkokora z'umuntu ufite byibuze fite zijya kuri 20. Intare y'ingore yo ishobora kuba yapima santimetero 90 ukagera kuri santimetero 110. Yumve neza, ahangahe intare yabipima metero 1 na santimetero zonyine 10 zonyine. Izi nyamaswa nababwiye kare ngo zifite uburemere bukabije ku buryo intare y'ingabo ishobora kuba yapima ibiro 190. Ubyumve neza ko wayiterura ngo uyiterure uyishyire ku ntugu zawe byasaba imbaraga z'undi muntu, kubera kuri wenyine ntiwayiterura. Gusa ku ntare y'ingore yo biratandukanye, kubera ko ishobora kuba yapima ibiro 130 byonyine. Buri muvuduko w'intare ntabwo wawukeneye, kubera ko mugiye ku gitsi ntihagusigika kwanikira waba uri ifunguro ukabuhindutse ifunguro ry'uwo munsi. Akaba ari na mpamvu intare ziza ku mwanya wa mbere mu nyamaswa zihiga, kubera ko zigira umuvuduko uri hejuru. Buri intare hafi ya yose ishobora kuba yakwirukanka ikageza ku muvuduko wa kilometero 80 ku isaha. Ibyumve neza, umuntu byibuze irukanka cyane ashobora kuba yageza ku muvuduko wa kilometero 15 ku isaha. Bivuze ngo intare ko yagufata ni ibintu byoroshye, bitayisaba imbaraga nyinshi cyane. Izi nyamaswa nubwo ari ibihangange, ari impigi, zirya zikaba zinarya izindi nyamaswa. Izi nyamaswa zizibona zikahunga, zakumva umutonomo zigahunga, ntizibaho igihe kinini, kubera ko intare y'ingabo ishobora kuba yabaho kuva ku myaka 8 ukagera ku myaka 10 yonyine y'amavuko. Bivuze ngo intare ntabwo ibaho igihe kinini, kubera ko ishobora kubaho byibuze kugera ku myaka 10 gusa igiye irenze. Intare y'ingore yo iratandukanye, kubera ko ishobora kuva ku myaka 15 ikaba yagera ku myaka 16 yakabije. Naho mu ntare zororwa, ndavuga za ntare bororera mu mazu cyangwa se n'amapariki abantu bagenzura, aho intare igaburirwa ikaba yanatungwa. Intare ishobora byibuze kuba yabaho kugeza ku myaka 20 y'amavuko. Ese izi nyamaswa z'ibihangange bigeze hano ni izi nyamaswa zaba ziteye, cyangwa se ni izi nyamaswa zikanga intare kuko tuzi twebwe ko inyamaswa ifata umwami w'ishyamba, kubera ko na nyamaswa igipfa kuyihangara mu bijyanye n'imbaraga cyangwa se mu bijyanye no gutontoma no kwitwaza intwaro gakondo yayo kugira ngo abure izindi nyamaswa. Buri inyamaswa zishobora kuba zakanga intare ni inyamaswa utakeka ko zakanga intare mu by'ukuri. Reka duhere ku nyamaswa mbere ishobora kuba yakanga intare. Aha nahera avuga ku nzovu. Buri inzovu inyamaswa ishobora kuba yakanga intare kubera ko inzovu ni nini kandi igaragara nk'inyamaswa ifite ingufu. Bivuze ngo intare birayigora kuba yajya kuhiga nk'inzovu, ugasanga ariyo mpamvu ijya guhiga udusimba bijya kureshya cyangwa se udusimba niba yarusha ingufu nk'impara n'udusimba dutoya ishobora kuba yahiga. Gusa ngo buriya intare mu gihe yashonje inzara yayishe ifite umujinya ishobora kuba yakanga inzovu, ikaba yadukira ibyana byayo, ikaba yabitera amajanja n'amenyo, bikaba byahinduka ifunguro mu gihe za nyina zaba zabitaye cyangwa se zaba zirengagiza kuri maka karenge kugira ngo zitaribwa n'izi ntare. Izindi nyamaswa ishobora kuba zakanga intare uko yaba zimeze kose ni impyisi cyangwa se itsinda ry'impyisi. Buri impyisi ni inyamaswa zihora zishundana cyangwa zihora zihanganye, aho ikirushije ikindi ngufu kirya ikindi. Buri impyisi nyinshi zishobora kuba zakanga intare mu buryo bwo kurwana cyangwa se zikaba zayikomeretsa, byaba ngombwa intare ikaba yabifungura ku mpyisi, kubera ko impyisi zigendera mu gakundi kandi zigenda ari nyinshi ku buryo intare imwe itapfa kwigerereza umukumbi w'impyisi. Ku ntare z'ingabo ibi ntibisanzwe, kubera ko intare z'ingabo zikwangwa cyangwa se zigira ubwoba ku ntare z'ingore. Buriya intare z'ingore inyamaswa zigira amakare cyane kandi inyamaswa z'impanga mu guhiga. Bivuze ngo intare y'ingabo ntabwo yabasha kujya gushotora intare y'ingore, kereka intare y'ingore yayihaye uburenganzira bwo gukina nayo. Reka mubwize inyamaswa zishobora kuba zakanga intare uko byagenda kose.
aha nakubwira ko muzi inyamaswa ishobora kuba zakanga intare hazamo n'inzoka, kubera ko inzoka z'ubumara ishobora kuba zakwica intare uko byagenda kose. nko mu gihe intare ikandagiye, inzoka ishobora kuba yazamura umunwa ikaba yaruma intare, hanyuma intare igapfa. gusa none intare ishobora kuba yakwica inzoka kubera ko inzoka nta maguru igira ngo yagenda, kandi n'amaso yayo ntagahindukira, bivuze ngo inzoka ibireba imbere yaho gusa. amatwi yayo ntabwo aba akora neza kubera ko inzoka yumva ibijyanye n'umutingito gusa. inyamaswa ya mbere ishobora kuba yakanga intare kurusha izindi nyamaswa zose Imana yaremye kugeza na n'uyu munsi. nibyo nuko mutabizi neza, gusa buriya intare itinya umuntu ku buryo utabyumva. intare mu gihe ibonye umuntu ishobora kwikarakasa ikaba yatonoma, ariko buriya ngo itinya umuntu ku buryo utabyumva, kubera ko umuntu nk'uko twabimenye niyo nyamaswa ya mbere iteye ubwoba. buriya ngo intare imutinya kubi. ahangaha biba bise bitujyana mu gice cy'ibintu wakora mu gihe intare yaba ikwatatse, dore ko n'ubundi isanzwe itinya umuntu. buriya mu gihe intare ikwatatse inka nijoro cyangwa se rutangiye kugoroba ku buryo urumuri rwiza ruba rutangiye kugabanuka, ikintu wakora nko mu gihe ufite itoroshi cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyatanga urumuri, ushobora kukitunga cyangwa se kukijugunya imbere yayo. ibi ngibi bitera ubwoba ikaba yahunga. ikindi wakora mu gihe nta toroshi waba ufite, ushobora kuzamura amaboko yawe ukayashyira hejuru ukanasakuza. nko mu gihe ibyo ngibyo bitakoroheye, ushobora wenda nko kuba wayitera nk'ibintu nk'inkoni cyangwa se amabuye. nko mu gihe ufite icupa ry'amazi kuba wayitera nk'intare. ibi ngibi bituma intare itekereza ko hari ikintu kinini kandi gifite ingufu kuyirusha kiri kuyisatira birenzeho. ak'intare kavuze bwakwira bugacya, kubera ko ni inyamaswa yubatse ibigwi, abantu bagiye kuyivugaho byinshi bwakwira bugacya. reka tuze kuri ino nyamaswa yindi ya kabiri isa nk'aho iteye ubwoba, abantu benshi bayumva bagashyira ubwoba, ndetse uyibonye cyangwa wavuga ko ayibonye avuga ko akiyibona umusatsi wamuvuye ku mutwe, mbese akumva ko nta musatsi yigeze amera kuva yabaho. aha ndavuga ingwe.